P2 twaryamaga saa 4 ntabwo twongeraga kwiga, twigaga amasaha hafata gusa. Ngo nafashe iryo kara ndagenda turi gukina n'abana nyine tungana, nshushanya hasi umugabo wambaye ingofero nyine, abana batanya kuvuga nyine nshushanyije papa. Bigeze no kumereza ikizamini, urupapuro rwa mbere bampaye rwo gusubirizaho ndushushyanyaho, mwarimu aje asanga narushanyijeho nyine ampereza urundi, kuko nyine gushushanya numvaga biri mu maraso gusa. Ngo amazina yanjye ubundi banyita Nyundo Didier, izina banyita nka nickname cyangwa izina banyita mu bukorikori cyangwa mu bushushanyo banyita niyo, naryo nandika ku bipapuro cyangwa ku makadire ndi gushushanya. Mfite imyaka 17, niga hari Musanze kuri Sunrise. Nyine gushushanya mubona ni impano ntabwo nigeze mbyiga. Ngo mu wa gatatu primaire nigeze gushanya, hari ukuntu abana nyine iri muri abana, hari ukuntu ufatishe intuza amakara ugashushanya nyine ukayakenera uri gushushanya. Nakunda gushushanya cyane, ubu nari nzi yuko igipapuro cyose kibereye gushushanya. Ngo nigeze gufata ikara njya ahantu P2 twaryamaga saa 4 ntabwo twongeraga kwiga, twigaga amasaha hafata gusa. Ngo nafashe iryo kara ndagenda turi gukina n'abana nyine tungana, nshushanya hasi umugabo wambaye ingofero nyine, kuko P3 niho natangiye gushushanyiriza abarimu mu kigo n'ingero zo gushushanya. Ngo nashanyije hasi, abana batanya kuvuga nyine nshushanyije papa, niko bavuze nyine gushushanyije umugabo usa nka papa wawe. Batanya kumpereza felicitation, ahenda bikomeza nyine ngera P3 niho ubundi natangiye kwimvamo ko mfite impano, kuko abantu bose bumvaga nkatabona aho kugira ngo bampereze impano, nkabona bari kumpereza impano y'utuntu tw'udupenso ukuntu n'udukure nyine. Mbikomeza kuko urupapuro rwose bamperezaga, rimwe na rimwe bigeze no kumpereza ikizamini nshushanya ku rupapuro ni kugira ngo barampereze urundi. Urupapuro rwa mbere bampaye rwo gusubirizaho ndushushyanyaho, mwarimu aje asanga narushanyijeho nyine ampereza urundi, kuko nyine gushushanya numvaga biri mu maraso gusa. Nta nubwo ibintu bikuri mu maraso wumva utanabyibagirwa, uranabikunda cyane. Hari ikintu nigeze gushushanya ku gikuta muraza kukibona, nari gishanyije ku buntu nyine, aba artist bazaga gushushanya aho hantu baramwenga iki gishushanyo ntabwo nagishanyiriza munsi y'200, kandi njye nta n'igiceri cya senkani bampaye nyine, ariko uko nagishanyije ndi kujokinga no mu rugo nta nubwo banyizeraga, bari kumwe ngo ntangirize igikuta cy'abandi. Kuko nyine iyo ngiye gusketchinga manza ndasketchinga narinda nkamanza nahanduza nyine kugira ngo mbone shape y'igishushanyo gushanya ukuntu kimeze. None barantutse ngo iki gikuta ngo rakishyura. Aho niho nahise ntangira nahise ngira koba nyine, kuko ryari irangi rya fast dryer kandi rirahenda.
ariko bigeze nyuma nyine sinzi ukuntu babaye nkaho ni brother wanjye yabaye nkaho agiye muri siporo aragaruka asanga nyine nakirangije, ariko nyine yarumiwe kuko nta nubwo yari azi ko nzi gushushanya. Nyine narushanyaga nashanyirizaga ku ishuri, nagera mu rugo nyine nkatuza ntishushanya, noneho nyine ntibanyizera neza, ikize niho cyose kigaragara. ubu barakwizera rero? Ubu baranyizera, bumva mbese nta n'ikintu ntakora nyine ari gutyo nyine, mbese nzi gushushanya bya professional, ariko nyine nkeneye kuzamura career yanjye, niyo mpamvu nshaka kuzajya ku Nyundo. Ku Nyundo narahasabye ariko ntabwo ariho bampaye. Nasabye ku Nyundo nsaba n'ibindi bigo nyine kuko baguhitishamo gusaba ibindi bigo byigisha amasomo asanzwe n'impano cyangwa ubukorikori. Rero nahisemo ku Nyundo kuko niyo mpano yanjye kandi nkaba nshaka kuyizamura, ariko nyine ntabwo ariho bampaye. Ariko nyine ni process nyine nzabigendamo, ninahajya ariko nzanakomeza kuko biri kuzamuka uko mbibona, uko narindi mu mwaka ushize ntabwo ariko nkirimo gushushanya, bigenda bizamuka kuko n'aba artist duhura bampereza frustration cyane. Hari n'aba artist babyiga ariko dusha. Ngo ababyeyi banjye babishikirije 100% kuko no mu 6 primaire bari bashaka kugira ngo kwiga gushushanya, ariko nyine mu 6 primaire nta kigo cyigisha gushushanya, nivuga no guhera mu 4 kuzamura. Rero nuko ngo nari mu 3 niho bari bategereje nzi ko bazajyayo, bari bashaka kumvugurira impano nyine kuko babona ifite aho yangeza. Ngo ubundi ni byiza ko ubana n'abantu bagushigikiye, mbese nuko ngo naye ngerageza arega haje nsubiye inyuma nkibuka kavuga ngo nubura natakaje umwanya. Abantu bakunda kumbwira nyine ngo namenye gushanya nkiri muto, ariko nge numva naratakaje umwanya kuko hari ukuntu wamaraga nk'agahe gato gusa, nge numva hari nk'agahe gato natakaje kandi birambabaza cyane. Ubu kiba ndi umuhanga, cyo ntakabaye kuba ubu mfite amarangi paintinga biteye ubwoba, ariko nyine kuko hari ukuntu bakubwiye ngo uri muto ukibagirwa yuko kibihe byo bigenda, akamasaha ari kugenda. Ibyo ni bibi, n'abantu bari kutwumva bose bazabireke cyane. Ndakeka ko ibikoresho byo gushushanya bya mbere byo bihenda mu Rwanda. Igikoresho cyo gushushanya cyo cyambere gihenda
niyo mpamvu uburyo bwo gutangira kwiyubaka biragora, ariko bizajya biza buhoro buhoro mu gihe umuntu ari gusevinga n'impande abona amafaranga za sevinga, ariko kugeza igihe umuntu abiboneye. Ariko nyine ibikoresho byo gushushanya nibyo bihenda. wumva ufite intumbero kugera ku ruhe rwego? Nakubwira ko ubundi nkiri muto nabivugaga, kuko abantu benshi bavuga ngo ndacyari muto n'ubu, ariko nyine nkiri muto navugaga yuko nshaka kuzakora ikigo kinini. Kugeza ubu ngubu wenda muri ibyo bwo bushobozi buke ufite bwo kubona ibikoresho wifashisha, twavuga ko nk'ibihangano umaze gukora nawe wishimira uvuti nanjye ibi kabisa byarankomye. Ngo icyo gishushanyo kirimo nashushanyije ku gikuta, ndakeka nicyo cya kabiri nashushanyije ku gikuta, ariko icya mbere ntabwo cyanshishikaje nyine cyane. Ariko nyine ni ukuvuga ngo urwego ndiho n'udukoresho mfite, ni ukuvuga ngo mbikoresha neza nk'uko mba mbifite koko. Ariko nyine ni ukuvuga ngo urebye nta n'ibikoresho mfite, kuko ahantu bampamagaye ngo mbashushanyirize niho mba mfite niho mpita mbabaza ngo mufite ibikoresho, kuko nta bikoresho byo gushushanya mfite. Ni nk'aho ariho nyitangira, ariko nyine bisanzwe gupentinga ndabikora ku muntu ufite ibikoresho. Gukoresha n'amarangi nabyo warabimenye? Amarangi ubwoko bwose. Ni ukuvuga ngo nyine urebye ntabwo nabigaragaje neza, kuko nyine nkunda, ariko nyine nagerageje bitewe na pencil ndi gukoresha. Nkunda gukoresha pencil yitwa 6B. Ni ukuvuga ngo imeze nka choco pencil, ifatisha neza nyine nk'ukuntu ubona ku ifoto, uburyo nshobora gufata ifoto nkayigira nk'uko imeze kandi. Ariko nyine urebye nuko nakoresheje pencil, nta kindi kintu ntakoresheje ibikoresho byose. Nyine nagerageje bitewe n'ukuntu mubibona, ndakeka mubibona ko bisa nkaho ari mandela by'ukuri. Cyaburaga haracyari akazi nyine, ni ukumanda nerekana mu maso neza. Aya maso niyo agaragaza yuko ko umuntu ari we. Rero namanje nakora amaso kugira mubone yuko n'ibindi byakunda. Nakoresheje pencil ndi gushadinga, kuko nyine wabonye yuko ari pencil nakoresheje ndimo gushadinga, nta colors zihari, kuko nyine nta bikoresho nigeze nzana. Dusubiye inyuma, ni ukuvuga ngo ubundi iyi pencil twakoresheje ntabwo ari iyo gushushanyisha, n'ibindi bintu ntabwo ari gushushanyisha. Ariko nyine hari pencil zitwa Chaco, ndakeka wasanga uzumvaho cyangwa uzanazibona, n'iz'ubundi bakoresha bari gushushanya. Ni ukuvuga ngo Chaco pencil, ibishushanyo bya Chaco pencil barabigurisha cyane. Ariko nyine ni ukuvuga ngo nibyo natangiye ejo bundi, nibyo natangiye, kuko hari umuntu wazimayemo nk'impano, kandi nagurishijemo igishushanyo kimwe cya Chaco. Icyambere wampaye 10 kandi ku gipapuro gisanzwe, niho ibyizere byahise bizamuka. Ngo yari umuntu usanzwe biraho? Ni umuntu usanzwe, ni nkaho ari kugira ngo anyereke yuko nanjye ko nagurisha, cyangwa nanjye ko najya ku isoko, nikuremo ubwoba bwo kuvuga ngo ntabwo ndi umu artist. Ubu rero abantu bitewe n'utuntu bashaka gushushanyisha twabo, ubwikira ko ushobora kugikora rwose kikagenda neza? Nagikora cyane nagikora, kandi bikaba satisfying, bakumva barishimye nk'uko bo babishaka. Ni ukuvuga ngo ubundi hari kote ivuga ubundi ngo umuntu aho ugiye hose ugendana n'impano yawe. Impano aho ugiye hose wayigendana, ntabwo ari nk'amasomo asanzwe baguha pansi ukajya kwicara. Uzareba video muri Amerika ubona abasaza b'imyaka 90 bari gushushanya ku mihanda kandi bakagurisha. Niyo mpamvu rero impano itandukanye n'amasomo asanzwe. Impano ni ikintu kuko ni impano, ni gift y'Imana. Nuko ngo niteguye kuzabigendana, kuko nyine ndi mu wa kabiri secondaire hano, kuko nigeze nshushanya, kuko nanjye nari mfite courage yo kuba ngo kanige kame mpagaritse gushushanya, ariko nige ndebe n'ubu nzatsinda icya leta.
ariko nyine abantu barambwira ngo nzibagirwa gushushanya, ariko nyine ejo bundi nabyikije mbona ndacyabifite, ntaho byagiye. Ariko practice ni nziza kuko hari utuntu iyo ukora practice y'umunsi umwe hari akantu wunguka kurusha bya bindi wakoraga ejo. Niyo mpamvu rero hari utuntu naribagiwe, ariko nyine twaragarutse. ariko ubonye ku Nyundo yawe ari andi mahirwe? Nta nubwo ari n'amahirwe, ahubwo ni amahirwe akabije. Byaba byiza iyo aba umuntu yisanga mu mpano, iyo mpano azi ko izamugirira akamaro imbere hazaza, cyangwa afite opportunity imbere hazaza akayikomeza, byaba byiza cyane. Nanjye nibyo rero nshaka gukomeza kugira ngo mvugurire impano imbere nka career. Icyo nababwira cyo ni ukuvuga ngo ubundi nimba ufite umuntu wese ufite impano agerageza ayizamura. Mukuru wanjye yarabimbwiraga nkabihakana, nanjye nkabishanya. Hari ukugira ngo uyikore uri gukina, hari ukuyikora nyine uri kwishimisha, ariko bagerageza bayerekana abandi, kuko abantu benshi bishanye impano. Usanga mu byaro hari abantu bafite impano, usanga uduce twose hari abantu bafite impano ariko nyine zikiri hasi. Basi leta nayo igerageza izamure ibigo nk'uko iri kubikora, izamure ibigo by'imyuga nk'uko iri kubizamura, impano zose zigaragare. Hari igihe umuntu yaje gutya afite tara gutya, hari ababa basanzwe bahari, hari umuntu wemera nawe mu bijyanye no gushushanya uvuga uti uyu nguyu niwe mfatira nk'urugero? Hari umuntu witwa bamwita Good Night, ni umunyafurika aturuka muri South Africa. Ntabwo yigeze yiga, nta nubwo yigeze kandi agera mu ishuri, ariko bamuhaye igihembo cy'umuntu uzi gushushanya. Ndakeka umuntu uzi gushushanya bigeze kumuhereza igihembo cy'umuntu uzi gushushanya ku isi, ndakeka atarigeze kandi agera mu ishuri. Ngo ubu ni kugira ngo ufate indi step mu gushushanya, ntabwo ukomeza gushushanya ibintu bimwe bijyanishe n'iby'abandi, ugerageza gushiramo nk'akantu gatandukanye n'akabandi. Ngo ushiramo utuntu dufite agasobanuro gatandukanye n'akabandi. Hari ukuntu igishushanyo ntabwo igishushanyo ari cya kindi kigaragarira amaso abantu neza, ahubwo igishushanyo kiba gifite ubusobanuro, nicyo gishushanyo ubundi. Mpamvu rero ugomba gushiramo itandukaniro y'igishushanyo cyawe n'icy'undi. Ni competition mu gushushanya. Ni ukuvuga ngo icyo nakongeraho ngo icyambere cyo ndabashimira mwebwe, ndabashimira kuko muri kungaragariza mu maso y'abantu, kuko ntabwo ari bose bari banzi. Ariko nyine nkashimira n'ababyeyi banjye nk'ukuntu bari kundevelopinga n'amamotivation yose bari kumpereza, n'abanyeshuri bamfashije. Hari n'abanyeshuri bamfashije nyine ku ishuri, n'abakuru banjye bose.